Nk'ibisanzwe ni ku Nzira Nzima TV nk'uko mubizi dusanzwe tubakorera ibiganiro byiza kandi bimeze neza, bidufasha mu bintu byo kwegerana n'Imana ndetse no gushima Imana. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku bintu bitatu. Tugiye kuganira ese ubaho gute? Twongere tuganire ku rugendo rwa Yozefu bamugurisha muri Egiputa ndetse n'ukuntu yagiriwe neza n'Imana. Ibyo byose rero tugiye kubiganira mu gihe kitarenze iminota 5. Ndakwinginze nyabuneka ntuze guca kuri iyi video udakoze subscribe, ukore share ndetse na comment, birakenewe cyane kuko niwe musanzu utanze. Ngiye kukubwira bino bintu ufite icyizere, hari aho ushaka kuzagera, hari n'icyo ushaka kuzafasha abantu bose. Ndabizi umusanzu urawumaye nanjye nzawutanga. Reka dutangire ku kiganiro cya mbere, dutangire ku ngingo ya mbere cyo bita kubaho. Ese ubayeho gute? Ni gute uzabaho udasenga? Ni gute uzabaho udashima Imana? Ni gute uzabaho nta kanya na kamwe ufite ko kwicara ukavuga ati Mana uyu munsi ndagushimiye ko wagenze gutya, ndagushimiye yuko kugezana n'uyu munsi nihumeka umwuka w'abazima, ndagushimiye yuko n'umuryango wanjye ukiriho, ndagushimiye yuko wampaye kuba ndi ahantu heza, ukampa gutuza, ukampa kubaho, ukampa ubwenge, uracyabyuka ukijyana kuri tuwarete, uracyabyuka ukagira ibyo ukora, uracyabyuka mbega bikemera, ukavuga bikemera, ugakora bikemera, ntacyo uba watanze. Yozefu bamugurisha muri Egiputa. Yozefu yarageragejwe cyane, aragenda agurishwa na bene se. Uko byasi kose bene se bumvaga yuko bamutanze kuko ubwabo bari bamaze gucura umugambi wo kumwica. Babona ntago bizakunda, babona kumwica bazaba biyandurije ubusa, bazaba bisizeho amaraso, kandi kumena amaraso ni icyaha cyari gikomeye, ndetse ari n'icyaha gihanirwa n'amategeko, kandi ari n'umuvandimwe wabo. Babona bitazavamo, baravuga ati reka tumugurishe. Bamugurishije amafaranga atagira mu bihumbi 10 by'amanyarwanda, kuko bo ubwabo bumvaga yuko atari umuntu w'agaciro batanze. Ariko umugambi w'Imana muragendana, umugambi w'Imana muri kumwe. Aka kanya nujya mu kazi uraba uri kumwe n'umugambi w'Imana, aka kanya aho urajya hose uje wumva ko uri mu mugambi w'Imana. Yozefu ntabwo yari azi bizamubaho, akigenda akajya gukora akazi k'ubucakara, ndetse agakora akazi k'ubucakara bakamuhereza byose, akageragezwa n'umugore wamwizeye. Byose yarabibonaga, ndetse byose byari ku mugambi w'Imana. Ntabwo yari azi uko bizarangira bigenze neza, ntabwo yari azi uko bizarangira hari ikintu aronse, ariko ubwe yari azi yuko ibyo yakorera mu bwihisho byose Imana izamubumbura. Ndetse we yatinyaga icyaha cyane, kuko ajya gusubiza uriya mugore yaramusubije neza, aramubwira ati ngo ndahamya neza njye n'Imana yanjye ntabwo nakiyandurisha ibintu bibi nk'ibi ngibi, ntabwo nakora ibintu nk'ibi ngibi, kuko njyewe n'umwami wanjye bari kundeba. Hari ibyo nakorera mu bwihisho, hari uba uri kundeba, nawe ibyo wakorera mu bwihisho hari uba uri kukureba. Ubuzima bwose waba urimo hari uba uri kukureba, hari ugena uko ubayeho, hari ugena uko uzabaho, hari ugena uko uzagumaho. Ubundi mu buzima bwose hari ikintu kimwe kigaragara cya nyacyo. Igihe cyose ikintu cyose ukoze wihishe, hari uba ukireba. Iyo ni Imana yawe, ugomba kuzabaho neza. Ndetse yarapanze iravuga ati umwana w'umuntu reka mugirire neza, muhereze amahitamo yose ugira aturuka ku Mana, ndetse amahitamo yose ugira aba avuye ku Mana. Ngaho reka dukomeze undi munsi w'ejo. Buri munsi ndayambashyiraho ikiganiro kimwe, nugira icyo umburana ahazaba ari amakosa yanjye. Mugubwe neza igihe cyose umviye kino kiganiro. Imana iguha umugisha.